N'imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru ifite umutwe ugira uti Perezida Kagame yavuze ko bamubwiye ko azicwa. Perezida Paul Kagame yatangaje ko hari abantu bigeze kujya kumureba bamubwira ko akunda kunenga ibihugu bikomeye ku isi bityo ko yishyira mu byago byo kuzicwa, ariko we abasubiza ko n'ubundi aho kubaho mu buzima bw'ikinyoma byaruta agapfa. Yabigarutseho kuri uyu wa 7 Mata 2025 mu muhango wo gutangiza icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi wabereye ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruherereye ku Gisozi. Perezida Kagame yavuze ko iyo Abanyarwanda bagaragaza icyizere cy'uko Jenoside itazongera kubaho mu Rwanda, bitavuze ko abayigizemo uruhare cyangwa bayishyigikiye baretse umugambi wo kurimbura u Rwanda kuko bahora bagerageza icyatuma barukuraho. Yagize ati ntibizongera kuko hari abantu bazahaguruka bakarwana, ntabwo ari ku bushake bw'abantu bake bifuza ko dushyiraho iki gihugu kikavaho. Ati ni gute abantu bakwemera ko bibaho? Ni gute abantu batahaguruka ngo barwane? Perezida Kagame yahamije ko igihe umuntu adahagurutse ngo arwane n'ubundi biba bivuze ko agomba gupfa, ariko ufashe iya mbere akarwana aba afite amahirwe menshi yo kurokoka kandi akabaho neza mu gihe kiri imbere, ubuzima bufite agaciro nk'uko bikwiye. Ati kuki ntagerageza guhaguruka nkarwana, wenda ko wagira amahirwe ukarokoka ukabaho ubuzima bwawe aho kubireka ukareka abantu bakagufata nk'aho uba uriho ari impuhwe bakugiriye. Yavuze ko hari abantu bajyaga bamusanga bakamutera ubwoba bakamubwira ko nakomeza kunenga mu ruhame abayobozi b'ibihugu bikomeye bizarangira bamwishe. Yagize ati hari n'abantu bazaga kuntera ubwoba ngo uravuga cyane ukanenga abayobozi b'ibihugu bikomeye bazakwica, bivuze ko ari abicanyi, ariko narabasubizaga nti niba ndaha ngo nemere ko ibi bibaho n'ubundi sinaba nibara nk'aho ndi muzima, nahitamo gupfa aho kubaho ubuzima bw'ikinyoma, akwishushanya ubuzima bwanjye bwose ku wundi muntu n'ubundi sinaba ndiho. Kuki ntapfa mpangana? Banyarwanda, kuki mutapfa murwana aho gupfa gutyo gusa ugapfa nk'isazi? Kubera iki? Perezida Kagame yavuze ko Abanyarwanda n'Abanyafurika badakwiye kwemera kubaho mu buzima bwo guteshwa agaciro, ahubwo bagomba kubaho bahangana. Ati ubutumwa bwanjye ku bandi Banyafurika babaho gutya buri munsi bateshwa agaciro bakabyemera bagasaba ntabwo nasaba undi muntu kubaho. Tuzahangana, nintsindwa nzatsindwa, ariko hari amahirwe menshi ko iyo uhagurutse ugahangana uzabaho, kandi uzabaho mu buzima ufite agaciro ukwiye. Perezida Kagame yavuze ko ibihugu byinshi bikomeye bigerageza kurwanya u Rwanda bishyigikiye aho bafite inyungu, ariko rugomba gukomeza kubaho uko rushaka. Ati tugomba kubaho ubuzima bwacu, tugomba kubaho uko tubishaka, tugomba kubiharanira, kandi nzabibwira buri wese imbona nkubone. Ngaragapfa neza yibwira ngo ndagufatira ibihano iki? Uragapfa ufite ibibazo byawe, igenda ubikemure undekere ibyanjye. U Rwanda ruherutse guhagarika umubano n'Ububiligi kuko bwafashe uruhande mu makimbirane ari mu karere, bajya ku ruhande rubangamiye u Rwanda kandi bugakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamiye u Rwanda, ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda ndetse n'akarere. Reka dukomeze n'amakuru yacu, ariko afiteho nanone ahuriye n'igihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni uwarokotse Jenoside umaze imyaka irenga 14 arera abana b'abafungiwe ibyaha bya Jenoside. Jean Bosco Nkurikiyinka warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 amaze imyaka irenga 14 arera abana 3 b'abakoze Jenoside nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'ubwiyunge. Nkurikiyinka w'imyaka 73 yatangiye kurera aba bana muri 2011 nyuma yo guhura nabo barabuze kivurira.
Aba babyeyi b'aba bana Evode Musonera n'umugore we Margareta Nyirimana bakatiwe muri Gacaca muri 2009. Nkurikiyinka ni umwe mu batutsi bake barokotse ku musozi wa Kibenga, ho ni mu karere ka Gasabo, aho abicanyi barimo Musonera n'umugore we bishe abatutsi maze we agahungira mu karere ka Gicumbi ahari hamaze kwigarurirwa n'ingabo za FPR Inkotanyi. Nkurikiyinka yabwiye Kigali Today ko abona aba bana bwa mbere yabonye umukuru icyo gihe wari ufite imyaka 12 ari gukora mu murima w'umuturanyi. Abajije asanga uwo mwana abashakira amaramuko bashiki be babiri batoya, nyuma y'uko mushiki wabo umukuru ashatse akananirwa kubafasha. Nkurikiyinka yavuze ko kumubona aca muri ibyo bibazo byatumye amugirira impuhwe. Yagize ati numvise mugiriye impuhwe kumubona ari guca inshuro ari bwo buzima kubera ubugome bw'ababyeyi be, ibintu batagizemo uruhare. Nkurikiyinka avuga ko icyo gihe aribwo yafashe umwanzuro wo kubajyana iwe akabarera, gusa kuko icyo cyemezo atari kugifata wenyine yabanje kubiganiraho n'umuryango we, nawe abyumva vuba. Nubwo uyu muryango wari ufashe abo bana, ikigeragezo cya mbere bahuye nacyo cyari amacakubiri ndetse no kutizerana byari bikiri hagati y'abarokotse Jenoside n'abakoze Jenoside yakorewe Abatutsi, ku buryo uwarokotse atari gukandagiza ikirenge mu kabari k'uwakoze Jenoside. Ibi byatumye abantu batangira gucengeza urwango muri aba bana, bababwira uyu muryango ko Nkurikiyinka wabafashe ngo abarere ariko ufite umugambi wo kuzabihimuraho. Umugore wa Nkurikiyinka Speciosa Mukagakwaya yavuze ko ibyo byatumye bagira ubwoba, bumva ko abana baziheza mu muryango bakabatinya cyangwa bagatoroka bakagenda. Yagize ati twari dufite ubwoba ko ibyo babwirwaga abana bazatuma bigunga cyangwa bikabatera guhunga bakava mu muryango. Cyari ikibazo kigoye kugikemura kuko nta bisobanuro bihagije byo kuhava twari dufite. Icyakora kuko iyo minsi yagiye ishira, abantu bageze aho barabyakira, abana bariga ndetse mukuru muri bo yararangije amashuri yisumbuye ashinga urugo rwe. Nkurikiyinka yavuze ko igikorwa bakoze ari imbuto y'ubumwe n'ubwiyunge igihugu cyashyize imbere nyuma y'uko ingabo za RPA zihagaritse Jenoside. Yagize ati twibutse gahunda ya guverinoma y'ubumwe n'ubwiyunge kandi abo bana bari inzirakarengane. Rero niba hari umuntu wagombaga gushyira mu bikorwa iyi gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge yari uwarokotse. Se w'abana Musonera aracyafunze kuko yakatiwe imyaka 30, ariko umugore we yarangije igifungo cy'imyaka 15 muri 2024, abana be basubira kubana nawe. Turacyari mu makuru hano Kumena Official. Reka dusoreze amakuru yacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho AFC M23 na leta ya Kinshasa byaba byaraganiye ikiganiro bucece. Abagize umutwe wa AFC M23 n'abahagarariye guverinoma ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'ibanga batangiye ibiganiro bigamije gushaka igisubizo ku kibazo cy'umutekano muke kimaze igihe mu burasirazuba bw'iki gihugu. Amakuru yashyizwe hanze n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters avuga ko ibi biganiro byabereye i Doha muri Qatar mu cyumweru gishize. Ibiganiro bya mbere byahuje impande zombi zagiranye kuva M23 yakubura imirwano, bivuga ko byabaye mu ibanga rikomeye. Byari biteganyijwe ko AFC M23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigomba guhurira i Doha kuva ku itariki ya 9 Mata 2025, gusa ngo impande zombi zasanze ari na ngombwa ko zihura mbere y'iyi tariki, ariko bitabujije ko n'ibi biganiro bindi bizaba. Watanze amakuru ariko ntiyifuze ko amazina ye ajya hanze yavuze ko ibi biganiro byagenze neza ndetse biba imbarutso y'icyemezo AFC M23 iherutse gufata cyo kuva mu mujyi wa Walikale yari imaze igihe gito ifashe mu kwerekana ko ifite ubushake. Iyi ntambwe y'ibiganiro itewe nyuma y'igihe gito Qatar ifashe icyemezo cyo kuba umuhuza mu kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva ku itariki ya 18 2025 nibwo Emiri wa Qatar Sheikh Tamim bin Ahmed Al Thani
yahuje perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibiganiro bigamije guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Ibiganiro byakurikiwe n'uruzinduko uhagarariye AFC M23 barimo umuyobozi mu bya politiki wayo Bertrand Bisimwa, Colonel Nzenze Imani John ushinzwe ubutasi n'ibikorwa bya gisirikare bagiriye muri Qatar. Icyo gihe leta ya Qatar yaganirije abahagarariye AFC M23 bayisobanurira impamvu yatumye bafata intwaro n'icyo bifuza kuri leta ya Kongo. Ibirambuye kuri iki kiganiro ntibyagiye hanze kuko impande zombi zumvikanye ko bigomba kuba ibanga. Icyo gihe kandi intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo zahuriye muri Qatar ziganira ku makimbirane ari hagati y'impande zombi kuva muri 2022 ashingiye ahanini ku rugamba rwa AFC M23. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuye ku izima yemera kuganira na AFC M23 nyuma y'aho uyu mutwe wari ukomeje kwigarurira ibice byinshi mu burasirazuba bw'iki gihugu. Nanga dusoreje amakuru twabateguriye, mukomeze mugire ibihe byiza cyane, munogerwe n'ibiganiro Imena Official ikomeje kugenda ibategurira, tubibutsa kugira ngo mukande subscribe mutazajya mubasha gucikwa n'amakuru agezweho. Bye bye.